se mugore mwiza nta kuntu wanandukanya n'uyu mugore koko cyangwa njye nzagende kwibanira na musaza wanjye maze kumpaga. sureba hagarize kugira ngo ni wowe yenge bino cyutagiye kuzana mu nzu yanjye ariko isoni ntizica umubyinnyi nk'umurebyi da ubuze aho uko ubitsinda mwaho none utangiye kunyihamagarishwa ngo ni ibiki ni ibyo ureba nyine ari kumwe n'undi mugabo sheri kuhindutse yambura mukuru kuko niyo utumye uhinduka oya nta kibazo sheri ari ubuze ngo akandupfa ngo ntabwo ndisokora kibiba byancanze ngisoko sokora nase rashaka kuba muhazi ntashaka kuba muhazi simbizi ko none uzi none nagashyambwiye burya mukobwa burya ngo nyina nsibura nyayikiva nawe njye nta mwanya mfite wo kwibandogana namwe sinabuze iyomba niyo ndaye yawe uvuze buki wakagore Ekose ariko bari isirije oya ndavuga bakuze icyo gufasha umugabo mwiza wawe ariko sakira wowe mugabo gashyira mu gaciro kagakomera gutyo koko baye nese gutwaye iki yego ratagira buryohe wacyo ubuze kabuye karaza kaburaho kafata yewe karabura rasinze ariko sakira wowe mugabo gashyira mu gaciro kareka ibyo urimo kuba agaciro se urapa ku gaciro yewe ibyo urakwase warabibaye ko mana kucyemeye ko mbaho gutya koko ubu ni ukubera iki ibintu biba bimbaho ni ibiki ibyo bintu rero ariko watekuye wowe kubera icyuga ibyo bintu ni ukuvuga ko wakabibajije nyoko wanyu kuko nibo batakwigishije umuco wo kujya mu gashamba k'abandi bakobwa siko uwo mugore arimo n'inkunguzi buryo bwose uri hanze ariko sa ubona ko nshyira ku karubanda bizakumarira iki akarubanda se ko wagahozeho ukadura cyangwa kariho uri ku gasi uri ku musozi kandi ubusaziyeho twigendere njye kukwiyuhagirira mugabo mwiza sibyo yewe ubwo se tujya tuyiyuhagirira ibibazo ashushira cyane rwose ibibazo y'akazu yazi yagutegereje rwose mukunzi aracyashyushye washaka umugore yashaka kawe yewe sake izu ndayikwandikaho mu gitondo uri byayo byose ufite ishuri ibyo uvuze uraza kubikora ndekura abanza ndekurere ko turi kuri icyo gazi ndarahira pfushi koko kazi yewe sake kukuru kubwegewe izu irabi yawe umva nanjye ngwino umva ndayakumenaho ewan kugira ubusinzire neza amavunane yashize twigendere mugabo mwiza sibyo twigendere rwose njye kukumenaho amazi buri kanya niyo karareba gate twigendere rwose banariwe nta kibazo rwose
Ikibazo ntikaye bitwe yewe. wari wumirwa se umva mada ntega amatwi neza nkubwire cunga urebe umukino mukine murangize urumva ubundi ngewe n'ubundi nzigendera ariko nkubwize ukuri urakomeza kuzanamo uwo munwa wawe zanabigwamo kinisha Rebeka aha umva rero gange ubu uyu munsi tuvugana nibwo uyu mugabo aza kunyandikishaho iyi mitungo yasi wow mwumva se ahubwo none turahita tukarangiza neza umva ubu nyine sake sohoka gange injira iyi nzu nyine tutatuyibyembamo uwo babiri ako kantu cyane ariko uriya mugore sha ndumva azitambika mu migambi yacu atwitambika mu migambi se gute uyu mugabo namaze kumuhacishwa ha ubu ngubu Rebeka ndayoboye ntiwumva se ahubwo sha urimo neza cyane ndakaze rero bimeze bite se saba kumuna witonze cyane oya nta kibazo nyahanwe wenyine ko se muko umuntu mwasomaniraga ngagiye ariko usubina ibikino n'umana yanjye ngegeze natumana n'umuntu ahangagewe hakuzana gukomeza wigisha itani muri uru rugo bizakugeza kuki ni isoni mba mada amagambo yarakurenze sinzi impamvu n'abashitani ntuzamusengera ngo akire ariko ubundi ahangaha nibereye kuri telefone ngo ndiho ndasomana n'abahungu hari umuhungu wigeze umbonana nawe kandi sa umva nkubwire nudasubiza amaso inyuma ngo urebe ibintu urimo bizakugaruka wintunga urutoki wa mugore wintunga urutoki tuza sheri shiramo udukweto gusinyishaho bya bipapuro nakamenya yesu w'imana wavugije kuri ugiye kubikora suko kumana suko ko naguha iki koko oya ibyo wampaye birahagije wampaye ibyo nari narabuze no kuri ego mana we thank you so much umbereka nambare vava kanje oyihute Sara ntugakina nanjye zana hano nazo nakura Rebeka ibi ni cyo muri ni amazi yari mu kabido y'akumweru kaka kabido k'umweru yewe ariko mwamenye ariko si ibintu bikiko byarantega yasijyana Yesu tujyana rimbi genda ariko kara ngwino nkubwira akose sheri burya tujye tunaganira sibyo ubona tuzabaho muri ubu bukene kugeza ryari asashura jya tuzakora iki koko oya ariko si mu bagabo muziranye nta mugabo ufite waguha amafaranga kuko ku buryo natwe nyine twitwa abakire akushereka nkubwire urashaka ko nzajya aho guca inyuma nkajya mu wandi kugira ngo nshake amafaranga bitwaye iki se bitwaye iki ko batazaba bagutwaye burundu hari icyo bitwaye buriya jya umenya ubwenge kuba umukire biraharanirwa urumva neza reba turi abakene kandi hanze aha ngaha hari abagabo bakoze ikofi shana ngiye ufite umugabo koko umugabo w'igitangaza ukomeye ibyo mba nkubwira uba ari umuti si umutabwa n'ikirombe cyayo
humura we mu minsi mikeya we shakira umugabo ufite amafaranga ubundi mwereke aho ntumva se ahubwo njyewe ufite umugore abandi barabeshya oya ni ukuri yewe ushake wowe mu minsi y'imbere ubundi uzambaza undi aho ntumva se icyo nicyo cyari igitekerezo nashaka reka mbangiye mu kazi ubwo n'icyo ngaho teka vuba ntari shamiyo uje mukeneye pe uruje mu rugo se kundeba umva nayo ifite gahunda yo kwimusindiriza kujya kureba uramemba rero dore ndizaye nabyo nzabikora ubwo mfite ikibazo nagira ngo ngire inama mfite ibibazo sekara mfite umugabo sinzi uburyo ateye pe nanjye ubwanjye byanyubeye ibyawe umugabo uzi kandi agutwaye iki karabo yabaza umugabo uri kumbwira ati gute yaba afite umugore mwiza akaba nta mafaranga afite muri karitsiye nase ashaka kujya kwiba umva nanjye byanyobeye ibyiwe gusa ari kumbwira ngo gute abona abanzanye n'abagabo benshi bakize ngo we akabakennye ese umugabo washaka kujya kwicuruza biri kunshanga muri make nanjye byancanze ibyo ashaka gusa ari kumbwira ngo abagabo bose tuziranye ngo nta kuntu yaba ari umukene ese ko tuzajya kwikundisha kuri uwo mugabo ko nzi ko umugabo ari guteretera yagukunze wowe uzajya kumwiteretera gute koko nanjye byancanze gusa hari umugabo nzi w'inshuti yanjye witwa Peter ni umukire ndabona ngiye kumwikundishaho kugira ngo basi mbashe mbona amafaranga ari kwifuza karana arambwira ikintu kimwe ingo zibanyeho gutyo nta kintu zigera ariko sinzi umuntu waroza abagabo muri uyu mudugudu pe uriya mugabo ngiye kumuha isomo ku buryo agomba kumenya ko abagore bose atari abo gukinishwa karana ndumva aka kanya nta kintu nakumarira reka nahe tuzasubira uzambwira uko bimeze nzaguhamagara tuvugane pe uzansengere pe kuko byananshanze nanjye nzagusengera kuri wo gusengerwa turaza kuvugana rero kuri telefone ngera mu rugo ndakuvugisha ndaza kubwira uko ibintu bimeze kandi ukomeze kwihangana wiyiteho ukomere sibyo ndagerageza ndagusengera murakoze mbashiri bya bindi wambwiye byaciyemo wabonye umugabo ugomba kuduha ifaranga wabonye umugabo ugomba kuduha amafaranga ntabwo ari nta nubwo n'agafaranga kakandi gakeya iratubutse cyane noneho rero urumva ngiye gutangira kwitwara nk'abaherwe urumva ku myenda ihenze gusa urumva kunda nanjye ndize urumva noneho ikindi ntabwo nzongera kunywa zino nzoga zisanzwe no kwinywera za Hennessy urumva zavuduka zimwe z'abarusiya zimaze ibinyejana izo ngiye kujya ninywera yewe we ibyo byose uzabibona gusa hari icyo azagusaba umva nashaka zansaba ikirenze kimwe urumva neza icya mbere nuko ngomba kwihimura kuri iriya mbwa ngo ni sake sha yansuzuguriye mu kabari urumva nanjye nkitwa umuherwe rero uwo mu boss kondisiyo afite azaza kusikubwira ejo umva niyo zaba kondisiyo zo kujya mu kuzimu zo kujya ikuzimu njye nazikora ariko nk'umuherwe ariko kama ubundi urankunda erega ndagukunda ariko ntabwo tubyemerewe ibiki se utemerewe umva nta mukene wemerewe gukunda ntabe n'umwe rwose ubusanzwe rega buriya muri ibiryo by'abakire umva reka ibyo tubireke reka turindire umunsi w'ejo nibwo azaza wa mugabo uya nazi rwose naza mpe ku ifaranga mpe ku ipinda nanjye mbumukire mbumuherwe ahubwo reka nkwereke icyoroshye mpanagurira twa dukweto nanjye nzarunde mazasange nihagazeho nkundi muhe ikirori pe nariteganyirije rega ubu ngubu nariteganyirije kuba nkufite uri umugore mwiza nibamutwara nkundi se ko bashobora kumutwara ntibanayampaye ayo ngayo nazi ntacyo bintwaye
mudugudu agomba kubikemura rwose agomba kubikemura niko sa kuma n'uzundi cyo hano byageze bite karwiyama namanitse agati nicaye ariko kumanura byansabye guhagarara ubwo nahagaze ariko byanze ntako ntagize saki ibibazo byawe ntibijya birangira kuri no nshuro byagenze bite yewe mfata ikinyendaro ngicumbikire gishatse kumuguza ku mitungo yanjye kizira mu nzu yanjye abandi bagabo ntago nabyumva ariko ubundi reka nkubaze nta kibazo cy'impanuka wigeze ugeraho kandi ubwiza ukuri ubuzima impanuka nyine nese hari bikomere mbonye ku cyumbashije gutya oya bishobora kuba biri imbere mu mutwe ukaba utabizi ariko reka nkubaze ni gute umuntu w'umugabo ufata umugore ukamuzaniraho ubundi ibyo bintu hari aho wabibonye saa kera ariko ubugambo bwo muri kano gace mana yanjye n'umuntu nshaka kuzimuka hano uriya ni umushitsi cyangwa ni umugore niba ari umushyitsi mubwira atashye none se saa kera ni gute umushyitsi ashaka gukura imitungo yawe nyine umudugudu urabona nagize gutya nako we yanshukishije amazi amazi atuma nkandikaho ko iranze turi gusa amazi yewe iwanyu ariko mwari mwarishwe n'umwuma ariko se suri umuntu w'umugabo wowe mudugudu yego ndi umugabo suri umugabo uvuga ko ubakubwira ngo reba igihe tumanye n'uriya mugore nkabaho gutyo nta kigenda aya mbabarira narekwira uko nigenda nzapfa n'agahinda se ariko sa ubundi unywa ibiki ntakubesha ngewe ibisukika byose ndamwa niba hari n'icyo ushaka kungurira mbwira ariko saa kera aho ntumbeshye ko mbona n'amazi yo mu itorosho uyanywa ngo biragaragara ko uyanywa nese icyo umfashije ni iki nk'umuntu natoye nkagutora mba nkubwire niba warasinyanye nawe yuko mwaguze va hano genda ariko ubundi reka nkubaze umugore wawe yasinyeho sa subiza kandi sa umva nkubwire nudasubiza amaso inyuma ngo urebe ibintu urimo bizakugaruka wintunga urutoki wa mugore wintunga urutoki tuza sheri shiramo udukweto usinyishaho bya bipapuro n'akamenya yesu imana wavugije kuri ugiye kubikora suko kumana suko ko naguye iki koko oya ibyo wampaye birahagije wampaye ibyo nari narabuze no kuri ego mana we thank you so much umbereka nambere vava n'ibintu birebire rwose subiza sa umugore wawe yasinyeho ni birebire niba ntacyo mfashije mubwira ni birebire nakubwiye ngo gusa ariko umva nkubwire bagenge ndica abantu ngengera gutwika abantu buretse uraje mbona ngira gutwika abantu ntagire umuntu uza kunsakuriza